ijambo nibuka nabwiye Joseph naramubwiye nti babarira mbanze nsengera ubugingo bwanjye kandi nubwo Imana ibabarira. Nkubise umugero mu mugongo ngo muri ya mirambo numva impiri y'ubuhiri mu mutwe yanjye iranshegesha ko gukubita abantu amaraso aravirirana bagira ngo napfuye. Uyu wabukeraga muri burakeye uko bukeye, uyu waserukanaga na buri bwoko nta mususu agasangira na buri sura mu bwisanzure busesuye. Nyuma akaza gutegeka ko imibiri yabo yishwe yagaburirwa ingurube, akanavuga kandi ko badategereje kuzura umuzimu wa Habyarimana gakunda bategeke kwica ugutsemba no gutsinsura icyitwa umututsi. Uyu ni muntu ki? Ese barahagana he? Yarabihaniwe cyangwa arakidegembye? Ikaze. Iyi ni BKO Engineer Bill Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO. Ku ya 21 Mutarama 1942 igiciye muri Rubavu zari impundu. Inshuti n'abavandimwe berekeza mu rugo rwa Gervais Magera, umucuruzi muri ako gace, bagiye guhemba umugore we Josephine Nyirashakiye. Ababyeyi bavuza impundu baterura umukobwa bamuterera hejuru, bose bagira ati kuruge juru kuruge juru. Uyu nta wundi wari uvutse, yari Agatha Kanziga. Ntibatekereza ko azabo yabayewe. Numwe mu bakobwa bane Magera na Nyirashakiye babyaye mu bana batanu. Umuhungu umwe ni Proteze Igira Nyirazo bitaga Mr Z, wabaye prefe wa perefegitura ya Ruhengeri. Uyu madamu Agatha Kanziga yaje gukura, maze ku ya 17 Kanama 1962 imiryango iraterana yemeza ko igomba kumushingira, ariko ikamushingira mu bantu batarabakure, kure mu ntera no kure mu isano. Se Magera yahisemo ko umukobwa ashyingiranwa nabo kwa mwishywa we Suzana Nyirazuba. Yari afite umusore w'imbirizi wari ufite imyaka 26 wakuriye Irambura, akaba umuhungu w'umukatejiste Jean Baptiste Ntibazirikana witwa Habyarimana Juvenal. Habyarimana yari kapiteni mu ngabo, yari yarabengutse Kanziga bahuriye mu misa, aza kumwandikira akabaruwa kasubijwe nyuma y'iminsi 9 Kanziga avuye mu masengesho ya Noheli. Twihuse barabanye babyara abana 8, imfura yabiza gupfa iguye mu Bufaransa mu 1997. Yari umuhungu witwaga Jean Pierre Habyarimana, bucura bwabo yitwa Marie Merci Habyarimana. Imyaka yarakomeje, Kanziga aza kuba umugore w'igikomerezwa mu gihugu, agira ijambo yewe kurusha n'umugabo we. Abari bamuzi ntibabashaga kumusobanukirwa neza kugeza mu minsi ya nyuma y'umugabo we. We yayoboye u Rwanda kuva muri Kanama 1973 kugeza mu 1994 ku itariki ya 6 Mata. Bari bamuzi nk'umugore ukunda kuganira, agatumira kenshi abaturanyi be mu rugo iwe mu gihe afite abashyitsi, yewe akanarenzaho akabasaba ko bajyana mu misa. Ubwo icyo gihe yabaga atasengeye mu rugo iwe i Kanombe, cyane ko hari icyumba cya chapelle cy'amasengesho. Muri iyo chapelle kandi no Papa Yohani Pawulo wa kabiri ubwo yasuraga u Rwanda hagati ya tariki 7 n'iya 9 Nzeri 1990 yasomeye misa. Uyu madamu Agatha Kanziga Habyarimana yatunguye abaturanyi be. Nyuma y'aho indege ya Habyarimana yari imaze guhanurwa, abarinzi bahise batangira kwirara mu ngo z'abatutsi zari hafi aho, barabica ku itegeko rya Agatha. Icyo gihe niwe muntu wari usigaranye ijambo rikomeye mu gihugu, ku buryo yategekaga icyo ashaka kigakorwa, cyane cyane ko yari anasanzwe akomeye. Ugukomera ko kunahuzwa cyane nuko yari afite abantu benshi mu muryango we bakomeye mu nzego z'igihugu, barimo nka musaza we Colonel Elisa Gato. Niyo nshuti Marie Chantal yari umuturanyi wa Habyarimana. Urugo rwabo rwari rwegeranye n'urwa perezida w'u Rwanda kuko nta rundi rwacagamo hagati yazo. Yigeze kubwira igihe ati hari umugabo waje arambwira ati umusirikare w'umujepe twari inshuti, we yeruye ko abantu bo kwa Habyarimana bishwe ku itegeko rya Agatha. Ngo yarababwiye ngo mutegereje irindi tegeko ryande, mutegereje ko Habyarimana aruza kubaha amabwiriza, mubanze mukureho umwanda. Musanabera Josephine utuye umudugudu wa Mukoni mu kagari ka Kamashashi munsi ya hari urugo rwa Habyarimana, yasobanuye ko Agatha yatangiye ibwiriza ryo kwica abatutsi ku bipangu. Ati hari wabo wa Chantal ahitwa kwa Murasira, kwa Murara, ijoro rwose niho agaragaraga ku bipangu akavuga ngo imyanda y'abatutsi sinyishaka, niyinyiciye umugabo. Kuva ubwo Agatha yatangaga itegeko, abasirikare barendaga urugo biraye mu batutsi bari batuye hafi aho ngaho, barabica, babicana ubugome ndengakamere bifashishije imbunda na acide. Umwe basigaye bo kuba inkuru y'ibyabaye ni umugore witwa Florence Mukandahiro. Ahangaha agenda agaruka ku kuntu imibiri y'abatutsi yagaburiwe ingurube. Florence Mukandahiro yabonye n'amaso ye ibyabaye iryo joro. Aracyafite ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi. Mu rugo rw'iwabo uwo munsi hari umuryango mugari w'abantu 16 barimo bavukana, ababyeyi, bishywa be n'abandi batandukanye. Ati ikindi kintu nziho Agatha ni iminsi mikuru yarabaga agatumira abaturanyi be bose, tukajya mu rugo rwe mu rusengero rw'umukristo, twahuriraga mu misa. Bigaragaza ko yari indyarya kuko ijyaza kubundi ugira urukundo ntabwo yari ko yaratumye abaturanyi be bapfa. Yari afite ubushobozi bwo kubuza abajepe kutwica.
abo mu muryango we bishwe n'abajipe bari boherejwe na Gata. Mukandahiro asigara ngaho mu mirambo atarashiramo umwuka. Umunsi wakurikiyeho abicanyi baragarutse mu rugo rw'iwabo kunogonora abakomeretse. Bari bayobowe na mwishywa wa Gata Kanziga witwaga Joseph, benshi bataziraga izina ry'inyamaswa kubera ubugome bwe yari afite. Mukandahiro ati niwe wadukuye mu nzu n'izo nterahamwe ngenzi ze batujyanye mu bworozi bw'ingurube za Habyarimana, batumagura imiryango yanjye ndeba banayigaburira ingurube. Ijambo nibuka nabwiye Joseph, naramubwiye nti babarira mbanze nsengera ubugingo bwanjye kandi nubwo Imana ibabarira. Nkubise umugero mu mugongo ngwa muri ya mirambo, numva impiri y'ubuhiri mu mutwe yanjye iranshegesha, ko gukubita abantu amaraso aravirirana bagira ngo napfuye. Mukandahiro avuga ko Gata Kanziga nk'umuntu bari baturanye atari kwemera ko bicwa. Avuga ko ahuye na Gata Kanziga yamubwira ko akwiye gupfukama agasaba imbabazi. Nyuma y'imyaka 31 Jenoside yakorewe Abatutsi baye, ubutabera bw'Ubufaransa bukomeje kugenda bigura intege mu kuburanisha uyu mugore ufatwa nk'umwe mu bafashe ya mbere mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi. Kwa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025, ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa byasabye urukiko rw'ubujurire guhabwa ikirego cya Gata Kanziga Habyarimana ngo yongere gukorwaho iperereza n'uruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Biteganyije ko urwego ruzaterana ku ya 19 Werurwe 2025 agafata icyemezo ku busabe bwa PNAT bureba ikirego cya Gata ku byaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyibasiye inyokomuntu. Iri ngingo urukiko ruzasuzuma ni ukwemeza amatariki yitabwaho mu iperereza ry'ibikorwa bya Gata Kanziga yongerwa agakurikizwa ku ya 1 Werurwe 1994 nk'uko bimeze mu mategeko mpanabyaha y'Ubufaransa. PNAT ubusabe yahaye urukiko bukurikiye ikirego cy'inyongera cyatanzwe Nzeri 2024 nacyo gisaba iperereza ryisumbuye kugira ngo ukuri kugaragare, harimo no kumva abatangabuhamya benshi. Isangwa ko iperereza ryabanje yaragenje ibikorwa bike, igasaba ko hakorwa iperereza ryisumbuye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu mu buryo bukoroheye kandi bworoshye. Iyi ni BKO, njye ni Ribi Kajibwami. Iyi ni BKO, njye ni Ribi Kajibwami. Ubuzima, ubukungu, politiki n'ibindi bitandukanye. Ikaze ku muryango mugari wa BKO.